Bibiri twereka iki? Yesu avuga ngo mbatumye mumeze nk'intama. Ariko hagati y'amasega bitwereka ibintu bitugomba gukora. Icyambere tugomba kumera nk'inzoka. Inzoka igira ubushobozi buteye ubwoba. Icyambere rihinduranye. Icyakabiri nishaje imenya ko iryanika ryamara kurya ikajyana ikazikinjana ikazavamo imeze neza. Niba ari ishaje kwiyuburura ariho iva kwiyuburura. Ikindi imenye amajwi yose yavuga kugira ngo yoberanye. Iyo ishaka umuntu byanze kunze izi uburyo bwose yakoresha kugira ngo igere ku cyo yagambiriye. Yesu avuga ngo ni cyo gituma nubwo muzamera nk'inzoka ariko ntimuzaryana, mumere nk'inuma ariko ntimuzagire amahugu. Bivuga ngo umukristo akwiye kudahindurwa n'iki nibi. Iyo wamaze guhindagurika ubutakitwa umukristo kuko ubwabyo amazi ni ikimenyetso kiduhesha gupfa no kuzuka bya Kristo kuko namaze avuzweho n'Imana. Ariko byanze kure sijya kuraho ibyaha bikurwaho n'ijambo ry'Imana. Iyo twamaze gupfana na Kristo tukazuka nawe niko twitwa abakristo. Ushaka kwitwa umukristo udafite Kristo, ushaka kuvuga Yesu udafite imbaraga ziwe, ushaka kuvuga ijambo udafite imbaraga zawe. Bikiriho nuko tugomba kwa mu mugambi w'Imana. Yesu avuga ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Mugende mumere nk'inzoka ariko ntimuzarya, mumere nk'inuma nitagira iki amahugu. Bivuga ngo bitweka ko ibihe byose umukizamo hazaho hakarengane no gutotezwa, ariko nubwo tuzarimo tuzobisohokamo dukwiriye gutunga imbaraga z'ijambo ry'Imana. Niko titira tubwiye yatwetse ko ijambo twega ko byanze kunze ibihe dusohemo ntago biterwa kuko byabuzwe n'Imana. Icyambere bitubwa ngo ibyabuzwe n'Imana ndetse n'abahanuzi birageze ngo bisohore. Nicyo gihe twamaze guhagamo itora ryinjiye mu karengane mu kwagura ibyo byose ni ibihe bidasanzwe. Bakristo dukwiriye guhinduka, twarangiza tugahindukira, dukwiriye kumuramaza, twarangiza tugakora ibyiza. Muri urugendo muri bivuze ngo ntabwo nabimenya ngo ariko ndiko nzabimenya. Ni kukimurizwa n'ibyago kandi ari byo mu gihe gito. Bivuga ngo intambara turwaniza jya ute izorangira kuko nuko tucyambaye umubiri. Bireba ngo ucyaba mu mubiri ne irate kwiyambuye ukiri mu ntambara. Ntiwirate nk'umuntu wiyambuye avuye mu ntambara. Twebwe tucyambaye umubiri tugomba kurwana iki intambara, ariko birakwiriye ko duhagarara mu gihe cy'Imana. Biratunga nuko rero nubwo muzarenganwa mugatotezwa ndetse mukajya mu masinagogi aho ngo mukarenganwa, musengero mukabizira ndetse mukagirana no mu nkiko, mwebwe ntacyo muzasubiza ahubwo umwuka wanjye azabasobanura abereka icyo gukora. Tukiye guhagarara muri kigero cyo gukiranuka kuko dukeneye ijambo ryasezerano riva ku Mana. Kubera ko Yesu abivuga yavuze ngo mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega. Ariko mwebwe nimuzomere nk'inzoka ngo muryane kuko irarya ariko kazaza. Mumere nk'inuma nitagira nihuguza irihangana mu gihe cyose. Rero umukristo akwiye kudahindurwa kugira ngo dusohoze umugambi w'Imana nuko twemerera Imana. Iyo mbivuga fata ikinyejana tugezemo n'igihe twagiye tuba muri utambuka uko abantu basengaga bamaze kumanuka kuri 25%. Urumva imbere batakaje kugira ngo tuyizamure. Abandi bashaka kuba barafata igihe kiri ko neza nkambara neza nkarya neza nubwo wakambara neza ntibyakuraho ibibazo ufite. Icyakwa cyo kwitonda ukarinda byemeza umutware kubaha Imana yo gufata n'umutima mwiza bizana inyungu nyinshi. Kandi Bibiliya yavuga ngo nico gituma dukwiriye gutungana tukagera kugira gute dukwiriye. Rero ijambo rya umwuka wera yasanze mu gitondo amenyesha ko abantu icyo babona no uko batakaje iki imbaraga. Twona zitakaje abantu bakivuga rumwe ntakivuga ukuri ndetse abantu icyo bashaka no kwita ku nyungu zabo. Ariko biradukwiriye ko tuva mu mutima tukabasokamo tukarindira ibyasano kuko umuhanga avuga nyamara abapfuye ntago bagishima Imana ahubwo twebwe tucyambaye turafite gushima Imana. Muri Zaburi 115 ko bivuga neza cyane bivuga ngo kujoro ry'Uwiteka isi yiha abantu ntago bapfuye gushima Imana cyangwa bamanuka bajya ceceka mu gagogo. Ariko twebwe tucyambaye umubiri twashimana iteka ryose. Ku murongo wa 10 niko havuga ngira ngo amagambo niko yanditse. Ariko ijambo ritwereka ko icyo dukwiriye nuguhimba nakwezwa kuko utejejwe atazobona umwami Imana. Imana baho mu gisharo murakoze cyane abadutega amatwi mu mugani itandukanye. Ijambo nazanye bavuga ngo dukwiriye kwemera ko bazari ko tuyagute tugakiranuka. Kuwera yuko Dawidi yabivuze yavuga ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutse pfa ngo cyangwa urubyaro rwe yo
usabirize bivuga ngo nuko aciye muri iki gihe nuvuga ngo nubwo turi mu gihe cy'akaga nubwo turi mu ntambara ariko Imana izareberera umukiranutsi biyavuga ngo amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutsi n'amatwi nayo ari kubyo basaba ariko igitsure cye kiri kuba kiranirwa bivuga ngo niba hari umuntu Imana ihoza amaso ni umukiranutsi niba hari umuntu Imana yita ni umukristo n'ubisenga by'ukuri niba hari umuntu Imana yita kugira neza ni umuntu ushaka by'ukuri amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutsi n'amatwi nayo ari kubyo basaba ariko igitsure cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha nshuti niba ukiranirwa ufite ingorane ariko n'ubukiranuka uko byagenda kose Imana izita ku ijambo y'Uwiteka yandikishije rero tugeze mu gihe cyo gusenga no kongera kwita ku Mana bakristo ndagira ngo duhindukire ndagira ngo dusenge Imana mwete kuko yavuga ngo amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutsi n'amatwi nayo ari kubyo basaba ariko igitsure cy'Uwiteka kiri kuba kiranirwa bivuga ngo bakoze ibyaha niko Paulo yanditse yavuze ngo ntimuyobe Imana ntineguzwa izuru kuko ibyo umuntu abiba nibyo zasarura iki gihe Paulo kivuga ngo kigeze Imana iri imbere akaboneka abagenzi bamaze gusubira inyuma havuga ngo ntimuyobe Imana ntineguzwa izuru kuko ibyo umuntu abiba nibyo zasarura dukeneye kwita ku mugambi Imana rero tuzarenganywa tuje mu sinagogi mu nsengero badutoteze aho hose ngo ariko mwebyo muzamere nk'inzoka ariko ntimuzaryane muzamere nk'inuma nitajya mugo Yesu niyo mpamvu ijambo rikomeye cyane avuga ngo dembatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega ariko mugende mufite ubwenge amen. Dusomye amagambo atari maremare cyane ariko nagira ngo tuganireho muri uyu mwanya ijambo ry'Imana abantu benshi ntabwo nzi ko barifata ariko byanze bikunze byaguye kugira umwanya wa mbere ibindi byagiye umwanya wa gatatu wa kane wa gatanu ariko ijambo ry'Imana ryakwiye kuza ku mwanya wa mbere. Aya magambo yavuzwe na Yesu ariko yandikwa na Matayo ayavuga mu gihe gikomeye Bibiliya igaragaza ibihe duhagasemo n'ibindi bihe tuzabamo koko ijambo ry'Imana ridusanisha rikatwereka ibi bihe turimo ndetse n'ibindi bihe bizabaho. Bibiliya nta kintu kibidasobanura Bibiliya igaragaza ibihe by'imperuka biteye ubwoba bizaba kubizera bizaba kubasenga ariko ijambo ry'Imana twatubwiye yuko nta kintu tuzakora twebwe tuzagambanirwa tunafungwe ndetse abantu bakomeye bita bafite imbaraga zabo batureka ku bana no kubatambi tugambanirwa turego ibibi byinshi cyane batugambanira dushye mu zimbo ariko biri yatubwiye ngo tuzisobanure buriya kirazira biraruje cyane kusora mu ntambara ibyiza uri mu ntambara ntago wisobanura ahubwo intambara ibigusobanura Yesu abivuga yavuze ngo icyo bazamura kubagambanira bazavuga ibyiswe bazabarenganya bampora bahora izina ryanjye babashene mu nzu y'imbohe bagenzi biri yatubwiye ikintu gikomeye cyane ko n'umuvandimwe azogambana umuvandimwe wiwe ndetse kugira ngo amwicishe nabyere yuko no bicisha ababyeyi babo ariko ijambo ryatubwiye ngo nukuri twebwe muri ako kanya nta kintu tuzavuga ahubwo Imana izajya ivuga ku kanya kandi umwuka w'Imana niwe uzamara kugira ngo kutuvuganira mu gihe cyamo cyo kuvuga ngo twiregure cyo mu mategeko uwo ngo azahagarara hagati muri twebwe avugiye muri twebwe bivuga ngo iki twemeza cyangwa gikwiriye ni ugutunga umwuka w'ubwenge ni ugutunga imbaraga z'ijambo ry'Imana ni ukumvira marayika w'umwami Imana akavugira muri twebwe biriya ngo bazatureganya no mu masinagogi badusangemo badukubitemo batujyane mu mazimbo bivuga ngo birakwiriye njya nibaza abantu benshi cyane bashaka ko ubuzima bworoshye ntibashaka kurwana intambara gusega ubwabyo no gukorera intambara ariko umukristo nyakuri akwiye kurenganwa akanatotezwa ariko Imana igasohoza icyo yagambiriye. Biri tubwira iki biratubwira ngo ndetse suko bizaba gusa ngo n'ababyeyi bazongwa n'abana babo banabigomekeho ndetse bagira naho babicisha ariko ibyo byose bitwereka situation duhagazemo. Biri twereka iki ijambo ry'Imana kije kutumenyesha nuko umwuka w'Imana nuko data wa twese kubona cyo tuzatuvuga ikintu tuziregura ahubwo Imana izohereza umwuka wayo atuvuganire imbere y'abantu rubandanye munsi turi mu nzimba dufunze tutanafunga ariko Bibiliya yemeza ko karengane kaza kubana Imana bagatotezwa ibiyo twamaze kubyinjamo rero iyo ntamba twinjemo ariko ikibazo nuko kumenya uko twahagarara birakwiriye ko tuva muri bibe tukuja mu kindi gihe kuko icyo ryo nitweka ko igihe kizabaho Yesu abivuga yavuze ngo dembatumye nk'intama hagati y'amasika avuga ikintu gikomeye cyane aba ngo cyambere cyo mugende mufite ubwenge mumere nk'inzoka ariko ntimuzajyana mumere nk'inuma kuko ntigira iki amahugu avuga ko ibihe bizodukomerera bizakomerera bizira kubera iki yafashe ibitari byaba ikabivuga Yesu yavuze amagambo bitari byaba ariko yemeza ko byanze bikunze bigomba kuzasura. Murakoze cyane tugosoma ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi y'ijana na 27 umurongo wa mbere n'uwa kabiri
handitse ngo Uwiteka atari we wubaka inzu abayubaka baruhira ubusa, Uwiteka atari we urinda umudugudu abarinzi babera amaso ubusa. Amen. Amen. Ijambo reke uburyo twebwe dutekereza nk'abantu twibwira iby'ubwenge bwacu, impamvu zasanga ibintu by'Imana bitunanira. Twebwe dutekereza iby'Imana mu mubiri, twebwe guteza mu mwuka. Hano birivuga neza kavuga mu buryo bufatika, yatubwiye ngo Uwiteka atari we wubaka inzu abayubaka baruhira ubusa, Uwiteka atari we urinda umudugudu abarinzi babera amaso ubusa. Iyo iri jambo rikompora ndifitanye n'amagambo Dawidi yavuze ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe n'imigambi yawe nibwo izasohora. Bivuga ngo ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka atari we wubaka inzu abayubaka baruhira ubusa. Biregaragara ko umuntu ajya planning we akabyibwira ariko bikapfa. Ariko wafashe imigambi ukayishyira mu Mana byanze bikunze, ugaplaninga ukayishyira mu Mana, ni ngombwa ko ibintu bibasha kugira agaciro. Kuko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka atari we wubaka inzu abayubaka baruhira ubusa, Uwiteka atari we urinda umudugudu n'abarinzi. Urwariko rwose ndabwana nkateva ngo buriya hari amagambo tuya dusogasanga amagambo adafatika. Umuntu kandi ngo Mana ndakwinginze ngiye kuryama wohereza ingabo zindinda. Ntabwo Imana yati icyo gihe. Niba utayicyaro kiraga ari Imana itata, Imana yakwihera ukarindwa n'abantu bo mu mudugudu, ukarindwa n'abo banyerondo abo bajyana inkoni, kuko ni agaciro ufite mu Mana. Ariko agaciro ufite mu Mana niko katuma Imana yohereza ingabo zayo, ikohereza abamarayika niyo utavuga ukavuga ngo Yesu ubane nanjye byonyine gusa. Imana iyo ikora ikigomba gukora, ikohereza ingabo zo mu ijuru nyinshi cyane. Iyo tuvuga ngo Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, kuko Imana iba umukiranutsi. Niba hari ijambo ry'agaciro n'ijambo ryavuzwe n'umukiranutsi, rero umuntu avuga ngo Mana ndakwinginze ariko ayura aboneka mu ijuru babashe kundinda, we ingabo nyinshi we zigutaho. Hari abantu bo Imana nshuti yanjye bakayisenga, umuntu wese umukiranutsi gukiranuka agatinya icyaha wa Imana akayitinya, uwo muntu Imana yohereza ingabo n'ingabo zo kumurinda. Ubwabyo iyo abantu bananiwe Imana yohereza marayika wayo. Iyo marayika amaze gucunira kuko anaho yacogora, Imana imanukiye ubwayo. Niyo mpamvu yatubwiye ngo Uwiteka atari we wubaka inzu aho kabagira gute baruhira ubusa, Uwiteka atari urinda umudugudu n'abarinzi babera amaso ubusa. Ngo Mana ngo ndakwinginze ngiye umadoka umberesha. Imana ikorera shoferi jaza Yesu wandi ufite perime itwara vatira kayo gutwara ahubwo, kuko Imana yo hari Imana idakomeza, hari imbaraga Imana itatakaza ku muntu udafite agaciro. Kuko rero umuntu Imana yita ku mukiranutsi, Imana yita ku mukiranutsi. Rero dukwiriye gutungana tukagera ku rugero rujya gute rukwiriye, kuko ijambo ry'Imana Imana iririnda kujya gute kuzerisohoye. Rero kugira ngo Imana yite ku muntu ubwo ifite agaciro bitegwa n'inyungu Imana igufitemo. Kuko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka atari we wubaka inzu abayubaka baruhira ubusa, Uwiteka atari urinda umudugudu ngo abe maso n'abarinzi babera maso ubusa. Rero ngo Mana wigwa Imana bazo mu ijuru, Imana reze ifate abasike bakomeye bagomba kurwana n'amete ya peresi baze kuba wirwa mu byaha unywa zatubura ngo hari nizo tango bitango ngo niba rungwanira ubuzima sinzi izo ndoka zimwe. Uwo Imana gutayigese hishano kukureba ijisho ringiryo irakwihara byo nyine. Ariko ijambo ryo gucyanuka Imana ikurikirana ibihe nibi, iki Imana yitaho n'umukiranutsi. Nshuti mutwumva rero Imana ho mwishana ndabashimiye abadukurikirana buri munsi bahaba muri comment mukande sabone mudukurikira icyo dukere. Imana izodutera inkunga ariko twaje gute twagende ko ducyanuka kugira ngo Imana izane support yayo nuko tuva mu byaha. Iyo byavuze ngo kubaho Uwiteka niko bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Tungana kora ibyiza ugifite uburyo ko kikuzimu nta mirimo nta migambi. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo jeweho nziko umukiza wanjye ariho amaso yanjye azamubona sayundi na yanjye nziko bwanjye nzamubona mu maso yanjye. Aha Yobu yarabaze gucyanuka ageze ku rwego Imana imushakaho. Tunganira Imana mudasiba kugira ngo Imana isohoze ibyo yagize gute yagambi. Abantu benshi dufata nk'abasaze ariko umunsi umwe bigiye gusohora bifuze kubiko bitagishoboka. Ibara ho mishero abari mu bandi badukurikirana, abari mu Burundi bihugu by'abaturanyi turabashimiye, abari muri Kongo abo mwese abo Senegal abo bose mudukurikirana abo mwese abo bose turabashimiye. Imana ho muri ariko icyo mbazaniye nirava ngo Uwiteka atari we ubaka inzu abayubaka mu by'ipurani umukazujyamo. Imana ugera ukagaruka nuko yagutije umwuka. Iyo muciye kubya byose byabiki ubusa. Rero ukwiriye gutungana ukagera ku rugero rukwiriye ukwaye Imana shaka ukayubayisha wanze watungana Imana igakora biyagambiriye. Nakoze cyane rero mugire gicamusi cyiza
twebwe turane kuri yasa turabashimiye kandi ndizeye ko tuzatanga ikiganiro gihagije ndiza ko tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye ubu muri misari intambara zidasanzwe ziteye ubwoba cyane mu bizana n'ubutizera kubitaruka byarivanze ariko Imana itero kuzana timasi ibyasenyutse yote ikabyubaka ibidafite umurongo Imana ikabiha umurongo murakoze cyane shalom Imana ndagushimiye ku byumvishe mu izina rya Yesu Kristo wite ku bwoko kandi badukurikirana buri munsi abakeneye gukizwa ubavane mu byaha baze bahindukire ubu bakagiye kubashika ababinzi mu kwiriye bana gushimye mu byo twese mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane